nk'umuntu ugomba guca bugufi yiyumvisemo nk'umuntu wagenderewe n'Imana, yiyumvisemo nk'umuntu wagenderewe n'umwuka w'Imana. Ntabwo yigeze ahagarara ngo avuge ngo ubwo mbaye umwami nzafata abakene mbakande. Ntabwo yigeze avuga ngo ubwo mbaye umwami nzafata abadafite shinge na rugero hanyuma mbambure n'ibyo bari bafite mbakube. Oya, ahubwo yaravuze ngo nimuze dushyire hamwe tumenye icyo Imana ishaka. Ntabwo yahagarara imbere y'Imana, ntabwo Imana yamwirata. Ni ukuvuga ngo umuntu Imana yirata ni umuntu ukize kandi uciye bugufi. Imana ishimwe. Umuntu Imana ishaka kugira ngo ivuge mu bantu, umuntu Imana ishaka kugira ngo irate, ni umuntu uciye bugufiya kandi w'umukire, ufite ubukire kandi uciye bugufi. Ngo abatabizi, umwuka w'Imana yica n'indwara z'ibyorezo. Umwuka w'Imana yica ibintu bigenda byibunzabunza. Hari indwara ziterwa n'abadayimoni. Iyo umuntu yasenze neza umwuka w'Imana, izi ndwara rwose arazica. Shaka gukurikirana ijambo ry'Imana. Niba hari abantu bashaka guhagarara mu buryo bwo kugira ngo badatsindwa n'urubanza n'uburiganwa bwa Satani, nibaze bumva ikiganiro kibakangurira kugira ngo bagaruke ku Mana. Iyo dusomye Bibiliya itugaragariza amateka y'uyu mugabo tuvuze. Katubasuze kandi tubifurize umugisha w'Imana mwese mukunda ijambo ry'Imana mu bice bitandukanye mugiye muherereye mu byose rero by'isi, amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba n'uburengera bwaryo. Mwese twizere ko muri amahoro. Tubasuye kandi tubahaye rero ikaze mu kiganiro cyacu kivuga butumwa cy'uyu munsi. Aho hereye hose rero tukwifurije umugisha w'Imana, twifurije guhirwa n'imirimo y'amaboko yawe. Uwiteka Imana naguhire kandi ahire n'ibitekerezo byanyu mu izina rya Yesu Kristo. Wahageze rero nimba ukunda kumva ijambo ry'Imana, tera gate tugiye kumva ijambo ry'Imana, tugiye kumva ubutumwa bwiza Imana iri kuvuga muri no misi ya none. Bana natwe muri icyo kiganiro dutangirane tujyane ku musozo. Ndi kumwe na Muhire Didier, n'umukozi w'Imana muramuzi, nubwo amaze imisi tutamubona, ariko dushimye Imana yuko yongeye kumutugarura ari muzima. Muhire turagusubije neza. Meze neza? Ni mugira amahoro, ni mugira amahoro. Nari mvuze ngo ni meza. Amakuru y'imisi Didier? Ndashima Imana ndaho. Tuburanye. Ntabwo ari cyane ariko ndumva mperuka. Duheruka tuganira ijambo ry'Imana kandi ijambo ry'Imana ni ingenzi. Intego iracyari ya yindi, ni ukubwira abantu ngo nimuve mu byaha. Sinzi impamvu tubwira abantu ngo bave mu byaha mu buryo bwo kubabwira ngo biyarure, mbese babone ibyiza, ariko ugasanga ntabwo bari kubyumva. Impamvu ngo inzira mu warangira nta kintu gifatika kimwe, kandi abantu bimiswe gushaka ibintu bifatika. Nta mutsima urimo. Nta mutsima. Ariko imitsima irimo n'imigati irahari rwose, kandi ntabwo umuntu atungwa n'umutsima gusa. Kandi ngo hafi y'iyo nzira mu warangira hari indi nzira biri kunagana. Ziriya nzira binagana ntabwo ari inzira nziza. Ntabwo ari inzira nziza. Ngira ngo tubwire abantu bagaruke bave mu nzira z'ibinagana. Bave mu nzira z'ibinagana. Inzira z'ibinagana nta mugisha urimo, nta musaruro urimo, nta kintu kiza bazahakura. Ahubwo inzira irimo Yesu, inzira ifunganye, niyo bazacamo bakabona amahoro n'umutekano. Yego. Duherukana no mu minsi ishize tubwira kuri za nzu z'ibirebane, za nyubako z'ibirebane. Ese iyi minsi za nzu z'ibirebane zaracitse? Hari inyubako noneho nzima bimeze bite? Inzu z'ibirebane ntabwo zizabura kubaho. Zizakomeza zibeho igihe abantu bakiriho, zizakomeza zibeho. Kuko Yesu yarabivuze, yaravuze ngo muzabona inzu umwubatsi yubatse bubaka ari babiri. Umwe yubaka inzu nziza ariko yubaka ku musenyi. Undi yubaka inzu ku rutare. Hanyuma Bibiliya itubwira ko uwubatse ku rutare inzu ye yabaye inzu ikomeye rwose, na n'uyu munsi iracyahagaze. Ariko uwubatse ku musenyi, haje isuri, haza ibitaka, haza ibiki byose, inzu iratembaga. Rero ndagira ngo mbwire abantu ngo nibubake ku rutare. Inzu yubatse ku musenyi ni nk'ikirebane. Iyo nzu ntabwo ishobora kumara kabiri.
ese ushaka kubona umuntu ukavuga ati uyu muntu yubatse ku musenyi cyane ku rutare, ushobora kumurebanisha ayo maso yawe? Uramureba rwose ukamubona, cyangwa ukoresha yandi uramureba ukamubona. Ntabwo ibintu byose tuzabirebera mu mwuka, ntabwo ibintu byose tuzabirebera mu mwuka. Ko niba umuntu ari kugenda yiba, gusa ikindi uri kubaza ni iki? Niba uri kugendana n'umuntu akagenda akakugambanira, urashaka kugira ngo wongere kujya mu mwuka kwenda y'iki, ko ibyo wabonye ari ibyo ngibyo bihagije? ushaka gusanga uwo munsi yarashwe ateko yarameze. Oya, nta muntu uraswa uko adasanzwe, nta muntu uraswa uko adasanzwe. Ni ukuvuga ngo niba ubundi Bibiliya irambwira ngo umuntu ugerageza gukiranuka, uwo ni wo mukiranutsi. Ariko umuntu utagerageza kwirinda ngo agerageze gukiranuka, nyine uwo ntabwo ari umukiranutsi. Ariko barasa umuntu uri ku rugamba. Barasa umuntu uri ku rugamba, ariko n'utari ku rugamba baramurasa. Kuko ino si isasu rigiye rigaca ku ruhande rigenda rigafata n'abaturage. N'abaturage mwari mwumva baraswe batari mu ntambara. Bakabigenderamo akazira karengane. Akabigenderamo. Ariko akenshi hari umuntu uri ku rugamba. Ushatse kuvuga ko umuntu ushumura n'uwari warwanya. Ubundi ugerageza gukiranuka, uwo nguwo ni umukiranutsi, uwo nguwo Imana iramurwanirira. Ariko Bibiliya yabivuze neza. Yesu yaravuze, mbese baramubajije ubundi bamwe ati ko ukomeza kugenda utubwira ibintu byo gukizwa n'ibiki, kandi tukatubona mu isinagogi n'ahandi tuhabona abantu benshi, bizagenda bite? Arabaza ngo muzabamenyera ku mbuto bera. Ariko kuko ari ijambo rimeze nk'irijimije, abantu bazi ko ari ibiti bizaza bikabameramo ahari, cyangwa bakabyikorera ku rutugu bikagenda byera imineke, bakabona ni imineke iri kugenda inagana. Ariko izi mbuto yavugaga ni uburyo bw'imikorere abantu babayeho. Ubundi arababwira ati ikindi kizababwira izo ndyarya, ikintu kizababwira izo ndyarya, muzabasanga mu masinagogi bakora ibintu bigaragara bigaragaza, muzasanga bafasha abantu bakagaragaza ko babafashije. Mbese agenda avuga ibintu byinshi cyane bitandukanye. Muzabasanga mu nzira n'ahandi hantu henshi hatandukanye bagenda biyemera bavuga ko ari abantu b'abahatari kandi ari abakozi b'Imana. Kugira ngo mbwire abantu ngo ibi bintu by'Imana nta muntu ubyiyemeramo. Reka urakoze cyane mukozi w'Imana, tugize umugisha wo kubana n'umukozi w'Imana nkawe. Ku butumwa uherutse gutambutsa, abantu bagiye bagira icyo batekerezaho, abandi bifuza kuba bakubaza, ariko turari kugira ngo tubabarize ku kintu cyitwa umurokore n'umukristo, bitandukanye hehe? Umurokore n'umukristo, umuntu ashobora kuba umurokore akaba n'umukristo. Noneho umuntu ashobora kuba umukristo ntaba umurokore. Gute? Ni ukuvuga ngo ibi bintu bijyanye no kuvuga ngo umuntu ni umurokore, hari ibintu aba yararokowe. Mbese kurokoka ubundi ni ukuvuga ngo hari ibintu umuntu asa nk'uwaretse. Hari ibintu umuntu aba yararetse. Ubundi ibi bintu bya kirokore byaje mu Rwanda, abantu bafite intoki benga bakanywa inzoga, abandi bakenga amasaka bakanywa ibigage. Noneho mu Rwanda icyo gihe umugabo yashobora kugira abagore babiri, akagira umugore mukuru n'umutoya. Noneho haje ibi bintu bijyanye n'iri dini ryitwaga ikirokore, bo baza bigisha babwira abantu ngo nimureke kugira abagore babiri, mugire umugore umwe, nimureke kwenga izo nzoga zanyu mu ntoki, mujye munywa imitobe, ndetse banywaga n'imitobe yenzwe ako kanya, mureke kugira ibintu by'ibigage, munywe byo bita ubushera. Hanyuma umuntu uretse inzoga akareka umugore wa kabiri, akareka ikigage, akafata ubushera, baravuga ngo nguwo ngo yarokowe. Ubwo ngo yagiye mu barokore. Mbese yarokowe inzoga, yarokowe umugore, yarokowe banywaga n'amatabi yo mu bijigo by'ibikamba, yarokowe itabi. Mbese ibyo bintu ngo yabirokowe. Ariko umukristo ni wa wundi Bibiliya ivuga ba bantu bagendana na Kristo. Ubundi Kristo ni Yesu. Kristo ni Yesu. Noneho abantu bagendanaga na Yesu nyirizina, abantu babanye na Yesu, abantu bagumanye na Yesu, abantu bize imico ya Yesu, barebye Yesu, mbese mu yandi magambo bagatumbira Yesu. Abo ngabo nibo biswe abakristo. Nibo bumvise ubutumwa bwiza, nibo babwirijwe. Hanyuma abo ngabo Bibiliya itubwira ko ngo hari ahantu Yesu yageze, agenda yigisha abantu. Hanyuma ngo Yesu mu gihe atarakiriho, hanyuma babigishwa be bahanyuze, baravuga ngo bariya abantu ni abakristo, ni abantu babanye na wa muntu bitaga Kristo.
rero hari abantu babanye na Kristo aribo bakristo, hari abantu bakigendera mu nzira ya Kristo, hari abantu bakigendera mu butumwa bwa Kristo ariko bakagendera mu butumwa bwiza, abo ngabo nibo bakristo. None ibintu bijyanye no kurokorwa rero, hari igihe umuntu yitwa umurokore kuko yaretse inzoga, uwo ni umurokore, ntago ari umukristo. Sinzi niba iki kintu bivuga ngo umuntu ashobora kuba umurokore ariko atari umukristo. Umuntu ashobora kuba umurokore, unuvuga ngo titire y'uburokore irukwaye na titire y'umukristo aruko. Unuvuga ngo ngiye nshobora kuba nafite abagore babiri, hanyuma bakambwira ati umugore wa kabiri ntago ari mwiza, aragukonsoma, urabona n'ibiryo bw'imibereho, hanyuma nanjye nkavuga nti umugore wa kabiri ubwo ndamuretse. Ubwo niswe iki? Niswe umurokore. Mbaye umurokore. Ariko niba ndi umukristo, mu gihe nta muntu wambwirije, nzakora ibijyanye n'iby'igikristo kisaba. Mu gihe nta mupasiteri wampagaze imbere, mu gihe nta muvugabutumwa waje kunsura ngo ambwire ngo hari ibintu ngo twasomye muri Bibiliya, njyewe nzagendera ku mico ya Kristo. Ubwo ushobora kwitwa umurokore kuko waretse umugore umwe kugasigara unywa icupa, umusozi w'umusinzi. Ubu warokotse ku bagore ariko ku nzoga uracyariye. Ku nzoga ndacyari, kandi nabwo uburyo narokotsemo, narokotse ahagaragara. Narokotse ahagaragara, ndahura n'abantu nkatwara ibitabo mu kwaha. Sinzi wari wabona abantu batwara ibitabo mu kwaha. Nkatwara ibitabo mu kwaha, hanyuma nahura n'abantu nkajya bavuga Yesu ashimwe bavandimwe, hashyiraho n'amaboko ya kabiri. Yesu ashimwe bene data, haleluya. Ubwo ndimo nditwara nk'umurokore muri sosiyete muri rusange. Abantu bose baravuga ngo uriya ni kwa murokore. Ariko ntago ndi umukristo, ntago ufite ingeso za Kristo, ntago ufite imico ya Kristo, ntago ufite urukundo nk'urwa Kristo, ntago mfite kwitanga nk'ukwa Kristo, nta nubwo mboneye nka Kristo. Ahubwo ibyo nkora ndabikorera kugira ngo abantu bandebe, nyine ndi umurokore ariko ntago ndi umukristo. Sinzi niba iki kintu ntagisobanura, ariko ndumva tureko cyumva kuko hari gihora n'umuntu ugasanga yasinze ati wehe, ati nasindiye kwa murokore. Nasindiye kwa murokore. Kwibaza umurokore yaretse itabi ryo mu kijigo. Nta kinywa cya kijigo cya kindi kigera, nta kijundi ku bugoro, ubwo nyine yabaye murokore. Ariko iyo ageze hirya gatoya akora ibirenze ibyo yakoraga ku mugaragaro. Bivuze ngo abantu bareke kuba barokore ahubwo baba Kristo. Abantu bareke kuba barokore ahubwo abantu baba ba Kristo, bagendane na Kristo. Ubundi Kristo uyu munsi wa none, njya nkunda kubivuga kenshi na kenshi, dufite n'ikibazo gikomeye. Ubundi ibi bintu bya Kristo akiba mu bantu, akagendana n'abantu, mbese abantu baba muri Kristo nawe ababamo, nta burwayi bwageraga muri aba bantu. Bibiliya itubwira abantu babiri, umwe yitwa Ananiya, undi n'umugore witwa Safira, ngo babonye ukuntu intumwa zabanaga, kuko intumwa bari abakristo. Intumwa bari abakristo, ngo hanyuma Ananiya na Safira bareba ukuntu intumwa zabanaga, ngo bo bagenda ari abarokore, binjira mu ntumwa, binjira mu bakristo. Urumva umurokore agiye mu bakristo. Noneho ngo umurokore ageze mu bakristo, abakristo baramubwira ngo twebwe turitanga, nta kintu na kimwe tuzigama, ngo kandi tubwiza Imana yacu kuri. Iyo tugiye kwihana duca bugufi tukabwira Imana ngo tubabarire ibyo twakoze, bakabivuga bakabyatura. Ngo none rero namwe niba muje muri twebwe, nta mukene ujya uboneka muri twebwe. Aha hantu turi, Mwami Imana Nyiringabo uhigaragaze nk'Imana, ubwami bwawe tuganze mu izina rya Yesu, amen. Amen. Karebe mukomeze. Nari ndimo mbabwira ijambo rijyanye no kuva mu byaha, ndetse no kujijuka, kubera ko abantu benshi bafite ubujiji, kandi ubu bujiji babukuye ku bantu bitwa abarokore. Bivuze ngo kubera ko turi hano mu Rwanda ariho turi mu kuvugira, ariko twebwe tuvuze tubwiriza isi yose. Ni ukuvuga ngo isi yose ifite ikibazo kiri guterwa n'abantu bitwa abarokore. Aba bantu bitwa abarokore bazanye inyigisho zipfuye, bazana inyigisho zitari umwimerere, zitabwira abantu iby'agakiza. Kubera ko mu gutangira tuganira kuri iki kiganiro, twaganiriye ko hari abantu benshi bavuye mu nzira, kubera ko ngo iyi nzira y'agakiza, iyi nzira y'ubukristo ni inzira isabwa kunyuramo witonze, ariko inzira yo mu burokore ni inzira imeze nkaho ushobora kunyuranamo ibintu byose kandi bikemera. Ariko niba hari abantu bashaka gukurikirana ubutumwa bwiza,
niba hari abantu bashaka gukurikirana ijambo ry'Imana, niba hari abantu bashaka guhagarara mu buryo bwo kugira ngo badatsindwa n'urubanza n'uburiganwa bwa Satani, nibaze bumva ikiganiro kibakangurira kugira ngo bagaruke ku Mana. Iyo dusomye Bibiliya itugaragariza amateka y'uyu mugabo tuvuze witwa Yobu. Bibiliya itubwira yuko mu mazina ye ubundi yitwaga Yobabu, hanyuma mu kwandika bagiye kwandika imyandikire, kuko Bibiliya yagiye ihindukira mu myandikire, aho bandikaga mu Kigiriki, aho bandika mu Giheburayo, hanyuma bagiye kwandika umwanditsi we yandika Yobu ariko ni Yobabu. Hanyuma Bibiliya ntagatifu ntago yigeze yemera yuko izi nkuru za Yobu zabayeho, yo ivuga ko ari igitekerezo cyabayeho cyangwa se ari imfashanyigisho. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo impamvu nkundira ijambo ryo muri Yobu cyangwa nkunda n'uyu mugabo wita Yobu. Yobu yari umugabo w'icyubahiro, yari umugabo ukomeye, yari umugabo ufite imbaraga, yari umugabo ufite ubutunzi, ndetse Bibiliya itubwira yuko yabaye umwami wa kabiri w'igihugu cya Edomu. Muri ubu bwami bwa Yobu ntabwo yigeze yireba nk'uko runaka yireba, ntabwo yigeze yiyumva nk'uko umuyobozi runaka yiyumva, ntabwo yigeze yiyumva nk'uko umuntu runaka yiyumva. Oya, we yiyumvisemo nk'umuntu ugomba guca bugufi, yiyumvisemo nk'umuntu wagenderewe n'Imana, yiyumvisemo nk'umuntu wagenderewe n'umwuka w'Imana. Ntabwo yigeze ahagarara ngo avuge ngo ubwo mbaye umwami nzafata abakene mbakande, ntabwo yigeze avuga ngo ubwo mbaye umwami nzafata abadafite shinge na rugero hanyuma mbambure n'ibyo bari bafite mbakube. Oya, ahubwo yaravuze ngo nimuze dushyire hamwe tumenye icyo Imana ishaka. Bibiliya itubwira amagambo meza, ikatubwira ngo umunsi umwe Yobu yagiye gusenga, ngo hanyuma Yobu yinjiye mu iteraniro, ngo iteraniro rimanukirwamo n'umwuka w'Imana, ngo rimanukiwemo n'umwuka w'Imana, ngo abana b'Imana barashengerera Imana, ngo iranezerwa, ngo imaze kunezerwa, ngo hanyuma na Satani ababazwa nuko abana b'Imana bashengerera. Yego, ngira ngo mbabwire ngo ibintu byo gushengerera, hari n'ikinyarwanda kimeze nkaho ni kirekire, ariko gushengerera ni ukwegera. Gushengerera ni ukwegera, gushengerera ni ukumva, gushengerera ni ukuzuzanya n'Imana mu bundi buryo, ni ukuba abantu bashyize hamwe bakuzuzanya n'Imana. Ngo hanyuma abantu bashyira hamwe bahamagara umwuka w'Imana, barihana, baca bugufiya, imbaraga z'Imana ziboneka muri iryo teraniro. Iryo teraniro impamvu ryabonetsemo imbaraga z'Imana cyane ni ukubera ko ryari mu mukiranutsi witwaga Yobu. Ngo Satani arigenzemo aje kurizerera no kuritambagira, ngo Imana iramubaza ngo mbese Satani urimo urakora iki, urimo uragenda hano? Aravuga ngo ndimo ndatambagira isi ndetse ndanayizerera. Imana iramubaza ngo wabonye umukiranutsi wanjye witwa Yobu? Ese wabonye ukuntu anyubaha? Imana ishimwe. Ese wabonye ukuntu Yobu aca bugufiya? Ese wabonye ukuntu Yobu akiranuka? Ese wabonye ukuntu Yobu asenga? Satani arareba aravuga ngo impamvu asenga, impamvu akizwa, impamvu Yobu yihana, impamvu Yobu agukiranukira nuko Yobu wamuhaye ubutunzi, wamuhaye abana, wamuhaye ibiki. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo ibyo ngibyo ntago ari byo abantu bakabaye birata. Uyu munsi wa none icyatumye Yobu Imana yemera ko ageragezwa nuko Imana yarebye ikabona ntago mu byo Yobu yirata abana. Imana yararebye ibona Yobu ntago yirata ishyo, ntago Yobu yirasa amafaranga, ntago Yobu yirasa icyubahiro, ahubwo Yobu yaciye bugufiya arata imbaraga z'Imana ishobora byose. Umutima warawumanura ushyira bugufiya bw'Imana, arawumanura wubahisha Imana, arawumanura ibyo afite abikoresha mu Imana, hanyuma Imana bituma imwirata kubera guca bugufi kwa Yobu. Ariko uyu munsi wa none umuntu aragira udufaranga 200,000, ubwo abafite 5, abafite 2, abafite 3 bose bakajya munsi y'ibirenge bye akabari bataka bakandagira kubera ko yabonye udufaranga 200. Uyu muntu ntago yahagarara imbere y'Imana, ntago Imana yamwirata. Ni ukuvuga ngo umuntu Imana yirata ni umuntu ukize kandi uciye bugufi. Imana ishimwe. Umuntu Imana ishaka kugira ngo ivuge mu bantu, umuntu Imana ishaka kugira ngo irate, ni umuntu uciye bugufiya kandi w'umukire, ufite ubukire kandi uciye bugufiya. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo nimuze duce bugufiya ku birenge by'Imana. Ibirenge byawe
niho natabariwe, amarira nazanye ntago ariyo natahanye, ku birenge byawe Mana niho natabariwe, amarira nazanye ntago ariyo natahanye. Nimuze ku birenge bya Yesu, nimuze mwumve icyo Imana ibashakaho, kubera yuko uyu munsi wa none dufite iterambere mu buryo bugaragara, ariko dufite iterambere ryo mu mubiri, ntabwo dufite iterambere ryo mu mwuka. Impamvu ngira ngo mwebwe turi kuganira, turi kurebana gutya, muri kubibona, muri kubirebesha amaso. Impamvu mubona iterambere dufite iterambere, dufite amazu meza twarayubatse, dufite imyenda myiza turambaye, mbese iyo urebye ubona ibintu bimeze neza. Ariko se hagati y'ibyo ngibyo byose diyabete ziri guturuka he? Kanseri ziri kuboneka uyu munsi ziri guturuka he? Indwara z'amayoberane ziri ahangaha ziri guturuka he? Nuko ngo dufite iterambere ryo mu mubiri, dufite iterambere ryo kurya tugahaga, dufite iterambere ryo kunywa tugahaga, ariko ntabwo dufite iterambere ryo mu mwuka. Kandi ikintu Imana ishaka nuko tugira iterambere ryo mu mwuka, abantu tugasenga, tukamenya icyo Imana itugambiriyeho, hanyuma na za ndwara z'ibyorezo Imana ikabidukiza. Nukuvuga ngo iziriya ntumwa twahoze tuvuga, ubundi iziriya ntumwa nta ndwara zabaga hagati yazo, nta ndwara z'ibyorezo zabaga hagati yazo. Kubera iki? Barasengaga bakagira iterambere ryo mu mwuka. Hanyuma buriya ndagira ngo mbabwire ngo abatabizi, umwuka w'Imana yica n'indwara z'ibyorezo. Umwuka w'Imana yica ibintu bigenda byibunzabunza. Hari indwara ziterwa n'abadayimoni, iyo umuntu yasenze neza umwuka w'Imana izi ndwara rwose arazica. Ariko umuntu araza agakora icyorezo akacyohereza mu bantu, kikabica kikabamara. Kubera iki? Nta gusenga kwabayeho ngo bamenye ngo ni ibiki bije, bimeze bite, birakumirwa gute, biragenda gute. Abantu bari kurwana intambara zo mu mubiri, kandi Bibiliya irashaka ko turwana intambara zo mu mwuka. Petero niwe Yesu yabwiye, aramubwira ati bari kungambanira, bari kumpiga, barashaka kumfata. Petero aramubwira ati ndakurwanirira, buretse ndaza kukwereka uko bimeze. Ngo umusirikare wa mbere yegereye Yesu, Petero asimbuka mukati, afata inkota amukuraho ugutwi. Yesu aramubwira ati ntago ari ukurugamba barurwana, ahubwo aragufata kwa gutwi agusubizaho. Bivuze iki? Biravuze ngo intambara turi kurwana twebwe ni intambara ya munyangire, ni intambara yo guhangana, ni intambara yo kugira ngo nemeze umuntu, ni intambara yo kwemezanya. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo ibi bintu byo kwemezanya nta hantu na hamwe bifite bizagirira, nta hantu na hamwe mbese nta manda bifite. Ni ibintu bidafite gahunda, ahubwo ikintu gifite gahunda, ikintu cyiza, ikintu Imana ishaka. Imana irashaka yuko turwana intambara zo mu mwuka. Imana ishimwe. Haleluya. Yego. Imana irashaka ko turwana intambara zo mu mwuka. Ese birashobora ko tuzirwana kandi tugendeye ko twatangiye abenshi ari abarokore, ko abakristo twasanze bake, bishobora ko n'abanyamwuka ari bakeya. Izi ntambara zo mu mwuka zirarwana n'abandi, zirarwana abantu. Turimo turababwira, niyo mpamvu ndi kubabwira ngo abantu bemera ko ari injiji. Uyu munsi wa none abantu bemera ko ari injiji. Bibaye byiza iki kiganiro cyazarebwa n'abantu bemera ko ari injiji. Ariko uzasanga bari mu kuvuga ngo waradututse ngo turinjije kandi twararangije kaminuza. Ubu hari abantu bize kaminuza, biga za Buhinde, biga za Budage, biga za Afrika y'Epfo n'ahandi hantu nk'aho ngaho hagiye hakomeye, ngo hava ngo ibintu bya masters, ngo n'ibiki byose, ngo na bya doctora, ngo na bya maîtrise. Abo ngabo bivuze ko ari injiji, we ahita kureba muri ya mboni y'uburokore. Akurebera mu jisho ry'ikirokore akatera injiji niri. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo abantu bemera ko ari injiji bashatse baza tukaganira, kuko ubujiji burahari. Ese iyo urebye mu bantu bemera ko injiji baza bakaganira, nibagana nabo bayinjije ubwo mwese ntimuri injiji ubwo ngubwo. Njyewe ndi umukristo, nzahora ndiwe, ndababwira ibya Kristo, nzababwira icyo Kristo ashaka. None umuntu ujijutse turavuga ko ari uwuhe? Umuntu ujijutse ni umukristo. Umuntu ujijutse ni umukristo. Umuntu ujijutse ni umuntu uzi icyo Imana ishaka. Didiye, nitureba kuri nuvuga ngo umuntu ujijutse n'umukristo, reka dutange urugero mu gihugu cy'u Rwanda, turi busange abitwa abakristo 90% ari abakristo. Aho yakora zese abakristo 90% arabatijwe.
90% avuga ko ari abarokore, 10% ni abakristo. ntabwo nzi rero bareko bose bakweka ikahita batisimu abandi barabikurika twarabatijwe nabatijwe na runaka uri kubyumva urambwiye uvuga gute ko atari umukristo kandi yarabatijwe umukristo ameze imirimo bakora niyo iri bugaragaze ubwenge bafite, niyo iri bugaragaze ubukristo bwabo, niyo iri bugaragaze uko bameze. Nababwiye nabahaye urugero kuri uyu mugabo bitwa Yobu. Uyu munsi wa none umuntu ufite icyubahiro hano, iyo muhuye abashaka kugira ngo akwereke ko afite icyubahiro, uwo rero ni umurokore. Isha cya cyubahiro afite, uwo ni umurokore kandi ni umuki, ni injiji. Ahubwo dore umuntu ujijutse ni umuntu uciye bugufiya, ugufata nk'umuntu wa nyawe. Kuko ndagira ngo mbabwire ngo ubundi uretse ibi bintu byaje biri ahangaha bigaragara ahangaha, ubundi abantu bose ni bamwe. Abantu ngiye kubabwira ibintu bigera kuri 4 cyangwa bigera kuri 5. Abantu bavuka kimwe, iki kintu turakyemeranyaho. Abantu bavuka kimwe, iyo bamaze kuvuka kimwe bose babyarwa n'umugore, bonka kimwe, bose bonka amabere ya ba nyina. Arunywa amata ariko urumva, unywa amata se aba yaravutse he? Ntaba yaravutse ku mugore. Yavutse ku mugore. Ntabwo ngo uretse ibintu bije ahangaha yenda byo gutera intanga n'iki, ariko niba batera intanga ntibatera izinka, batera intanga z'umuntu, bazitera umuntu ari iz'umuntu. Rero abantu bavuka kimwe, sibyo? Abantu bababara kimwe. Iyo ukubise umukire arataka, niyo ukubise umukene arataka, niyo ukubise umutinda arataka. Upfa kuba umukubise, iyo umukubise nawe arataka. Ibi bintu si ibintu 2 cyangwa 3. Baravuka, baronka, bababara kimwe, bapfa kimwe. Ako ntibashingurwa kimwe. Ariko barapfa. Nuko ngo ubupfu mvuga umwuka bavamo n'umwe. Iyo umuntu avuye mu mwuka, nuko ngo yaba avuye mu mwuka ari muri Amerika, yaba avuye mu mwuka arambitse hejuru y'indege, yaba avuye mu mwuka ari mu cyogajuru, yavuye mu mwuka. Uyu muntu yiswe iki? Yiswe umupfu. Urabihuza gute ibyo twavugaga? Hanyuma rero aba bantu ndagira ngo mbanze mbabwire. Hanyuma aba bantu nukuvuga ngo nta kintu na kimwe umuntu akwiye kwirata, nta kintu na kimwe umuntu akwiye kurutisha undi, nta kintu na kimwe umuntu akwiye gukandagiza undi, kuko nababara nawe arababara, napfa nawe azapfa. Ahubwo dore umuti nuko Yobu yafashe icyubahiro yari afite, aravuga ngo Mana, icyubahiro cyanjye cyose ngishyize hasi, nemeye kugukorera. Yanga kwigira uko atari, aravuga ngo ngewe nzemera mbane n'abakiranutsi, mbe mu bakiranutsi, ninjya mu iteraniro nzasenga umwuka w'Imana azururuka abane nanjye. Nuvuga kwicisha bugufi tujya mu nsengero zanyu ho musengera, turi busange no kuguca bugufi bidashoboka kandi bitwa ko abakristo twagarukagaho bari mu nsengero. Nugenda baramanza baragukarasa, bavuga ati kino cyiciro kiricara hariya, iki kiricara hariya. Urambwira gute ko ibyo bizashoboka uri kuvuga ngo wacaye? Ubwo rero ibyo ukimara kuvuga ngo icyiciro kimwe kiricana ikindi kicara, ubwo ni bwabujiji narindi kukubwira. Ubwo ni bwabujiji, ni y'amaso atareba, ni y'amaso atareba. Bibiliya itubwira umugabo ngo washatse amafaranga, ashaka amafaranga, ashaka ibyo kurya, ngo abihunika mu nzu. Arangije abwira umutima ati, mutima wanjye tuza umere neza, ngiye kujya nguha potaje, ngiye kujya nguha agaceri keza kameze neza, kaboyiro nzajya nkaguha ukarye. Urumva? Arubwira ati, mutima wanjye nzaguhereza umureti, nzaguhereza agafiriti ukarye. Ariko ngo umwuka w'Imana aramubwira ati, wa mupfapfa, iri joro bararara bakwishe, inzu yawe bararara bayicukuye, nta mutekano ufite, urarara upfuye. Bya bintu yaruhiye bizaribwa n'abandi. Hanyuma arangije arareba, aravuga ngo iyo nza kumenya ubwenge, mba narubashye Imana. Iyo nza kumenya ubwenge, mba naraciye bugufi. Iyo nza kumenya ubwenge, mba naragendereye mu nzira zo gukiranuka. Iyo nza kumenya ubwenge, mba narabanye n'abantu amahoro. Iyo nza kumenya ubwenge, nari kwihana. Iyo nza kumenya ubwenge, nari kugira ubuntu. Iyo nza kumenya ubwenge.
uyu munsi wa none Imana ibiri kumvuga neza, iyo nza kumenya ubwenge umutima wanjye ubutuje, ibyo naruhiye nta kintu bizamara. Adere Didier, tugiye tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, nk'uko usoje turi mu minsi nkunda kuvuga ngo iminsi isa nk'iya nyuma, ibyahanuwe byerekana ko Yesu agiye kugaruka biri hafi. Niyo hari kugenda hatambuka ubutumwa butandukanye bubwira abantu mwezwe amagare aramanutse. Ntabwo mbizi we nimba ari kubibona nawe uri umwe mu bagiye bagira ubuntu bwo kuvuga n'Imana. Amagare menshi aramanutse mwezwe. Nimba turi muri iyo minsi ukatugaba duri gusanga icyiciro cy'abarokore kiri cyinshi, niwe butumwa uratanga, ariko kandi nimba byemera ko ibyo bintu ubwo butumwa koko buri kuza ari ukuri. Icyo kibazo cya mbere, nimba wemera ko ari ukuri koko, abantu bitwaye gute muri ino minsi? Abantu bakizwe. Ese ni ukuri ubwo butumwa buri gutambuka buvuga gutyo? Ni ukuri uko amagare? Amagare arahari, amagare arahari, araparitse rwose, abantu barimo urumva ni nyine umugenzi we arimo aragenda rwose, arimo arafatiraho, kandi Satani arimo ariba abantu benshi. Niyo mpamvu ngewe uzumve mu butumwa nzazana, nuwumva nzanye ubutumwa bubabwira ngo nyabuneka nimurongore cyane, nimurye muhage, ubwo butumwa ntabwo nzazana, ntabwo mfite, kuko ubwo ngubwo nta buhari mu kirere cy'umwuka, nta buhari. Hari ubuhe butumwa mu kirere cy'umwuka? Mu kirere cy'umwuka harimo ubutumwa bwo kubwira abantu ngo nimuce bugufiya, mwihana ibyaha, murokora ubugingo bwawe. Niyo mpamvu ushoje mbabwira kuri wa munyamutunzi wavuga ngo ngewe nzabirunda, nimara kubirunda nicare mbwira umutima wanjye ngo tuza. Iki Imana ishaka ko ni murunda agakiza, murunda ubutumwa bwiza, murunda amahoro mu mutima, murunda ubusabane n'Imana, murunde kugirirwa neza n'Imana, ibindi byose bizaza nyuma. Yego, reka tugushimire, ibindi byose bizaza nyuma. Sinzi igihe bizazira, kuko nimba amagara yaje bizaberwa mu ijuru. Ibindi arega abantu ubundi si yamyipfusha abantu bazapfa, abandi bavuka, abantu bazapfa, abandi bavuka. Gusa muri iki cyiciro cya none ngewe ubundi mo ndakora mu gihe cyanjye, hari abandi bazaza inyuma yanjye, ariko umuntu wese Imana izakubaza mu gihe cyawe wakoze iki, ese mu gihe cyawe wavuze iki. Nanjye ndimo ndabwira abari mu gihe cyanjye, ndimo kubabwira ngo nimuze muce bugufiya, kuko nyine turi muri iki gihe. Hari abandi bari inyuma yacu bazaza babibabwira, nabwo bababwira iby'icyo gihe, ariko ubutumwa bwiza intego yabwo ni ukurokora abantu kugira ngo bave mu byaha. Yego, ngo abagezeyo baragwiriye, baranezeza umwana w'intama, abandi bari mu nzira, muze mwisigara, nushaka ko tujyanayo, ihane mwiringira gukiza, ihane kandi uwo mutwaro wikoreye, mwemera ugutururuke, ngo tuzabane mw'ijuru, ihane kandi uwo mutwaro wikoreye, mwemera ugutururuke, ngo tuzabane mw'ijuru, ihane abantu bari hafi, abantu bari kure, ni mwihane. Reka dusoze tubwira abantu ngo ni mwihane, ibyo ngibyo mufite n'iby'Imana yabahaye, ni mubyihanemo, mubyitwaremo neza, Imana izabagirira. Urakoze cyane. Dore nimero ya telefone udusengera Imana. 82 20 85 18. Nakira abantu bashaka kwihana, nakira abantu bashaka kugarukira Imana, nakira abantu bashaka guca bugufiya. Ntago nshaka abantu bamamagara bambwira ngo umugabo yarantaye insengero, ngo urabona ngo muri iyi minsi ngo ndumva ngo nshaka kujya gushaka undi mugabo wa kabiri ngo nsengera. Ndashaka abantu bihana ibyaha bagaca bugufiya, ahasigaye ubundi Imana izabagirira neza. Karibu nisengesho.
Imana ifite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi, herekeza ijambo ryawe ucishije mu kanwa kanjye, rigirire neza abantu bawe, kandi mwami iyi mbuto databuja murengezi ibibwe igere ku bantu bose, izagira umusaruro kandi bazakugarukire bamenye kuri Imana. Bana natwe tugirire neza ni mu izina rya Yesu, amen. Telefoni ni 8220 8518. Wahezagirwa, warahezagirwe.